uri rwiyemezamirimo, ibikorwa byawe biraguka, byarushaho kwaguka cyane ukoresheje ikoranabuhanga. Wishyura ibicuruzwa, abakozi n'ibindi ukoresheje murandasi. Wakira ubutumwa bwinshi kuri murandasi, emails burimo amabanga y'akazi. Iyo ugiye guhaha, wishyura ukoresheje ikarita za banki zabugenewe. Ariko rero wite ku mutekano w'ikoranabuhanga mu guhererekanya no kwishyura amafaranga kuri murandasi. Buri gihe mbere yo kohereza no kwishyura, genzura ko konti woherezaho amafaranga zihuye n'imyirondoro ya nyayo. Ubutumwa bwose wakira kuri email yawe ntibivuze ko buba ari ukuri cyangwa se bwizewe. Banza utekereze neza, ushishoze mbere yo kugira icyo ukora. Koresha ijambo ry'ibanga ritapfa kumenywa byoroshye kandi wirinde kurisangiza abandi kabone n'ubwo waba ubihatiwe. Irinde gukoresha imirongo rusange ya murandasi mu gihe ukora ihererekanya ry'amafaranga cyangwa usura konti za banki yawe. Ntugasubize ubutumwa bwose bugusaba amakuru bwite cyangwa y'umutungo wawe cyangwa gufungura imigereka ibuherekeje, kuko bishobora kubera inzira abajura bakoresha ikoranabuhanga. Menya ko ibigo by'imari bidakenera kongera kukubaza amakuru y'umutungo wawe. Abo musanzwe muhererekanya amafaranga ntibahindura konti zabo cyangwa se uburyo mukoresha mwihererekanya mutabanje kubyumvikanaho. Igihe cyose ubonye ubutumwa nk'ubwo, banza ugenzure neza ukuri kwabyo. Ubu butumwa mubugejejweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi RISA.